Ya muri kumwe n'umuhungu mukunda cyane bamwita gasafuriya kajerekani gasuperesi cyangwa se gafurusheti, bakamwita kibobo, uwo bakunda kwita kibobo. Ubu ngiye kubagezaho ubuhamya bwanjye bw'ukuntu nabayeho ndetse n'ukuntu nakuze ndetse n'ukuntu naje i Kigali. Reka dutangire ikiganiro gishobora kuza kuba cyamara isaha. Icyo kiganiro kigiye kwibanda ku buzima bwanjye. Amazina yanjye nitwa Habineza Jean Baptiste, nkaba naravutse mu 1990, mvukira ahahoze hitwa komine Kibirira mu ntara y'Iburengerazuba. Ndi umwana wa mbere mu muryango w'abana 5, akaba ari imfura y'iwacu. Ubwo natangira uburyo nabayeho nk'umwana usanzwe muri quartier, nabagaho bisanzwe nk'uko abandi bana babaho nta kibazo. Ubwo ubuzima bukomeza kuba gutyo, aho nziye kumenya ubwenge ntangira ishuri. Ndibuka ko natangiye ishuri mfite imyaka 9 mu wa mbere. Ndibuka ko nagiye kwiga afite urubaho n'itushi ndetse n'ikabutura badodaga mu maguru, babaga barakase ku mapantaro. Ariko ikintu cyatangaje ni uko naje gutaha iyo kabutura yacitse ndetse ntaha urubaho narutaye n'itushi narutaye. Papa arambwira ati, wa mwana nawe ushobora kujya kuba kwiga ari ubwa mbere uguze ibikoresho byose wabitaye, nabyo nzongera kugurira. Kuko murabizi neza ko muri cya gihe kubona amafaranga byabaga ari ikibazo gikomeye. Minervale yari inote y'ijana, hari inote yitwaga y'ijana bakunda yariho umudamu uhetse umwana bitaga Nyiraneza ahetse Rubaduka. Abantu bayizi ba kera nyine barabizi. Ubwo ubuzima bubaho ngaho, ntangira kuba nakwikoca nigurira imyenda, nkajya kwahira. Hari iminyerezi cyangwa se ishinge. Ishinge ni abantu bazi ishinge babaye mu cyaro nyine. Ishinge ibaho utuntu tumeze nk'iminyerezi bapfura cyangwa se bagaca kugira ngo bajye badukubuza imikubuzo. Iriya mikubuzo nanjye narayiciye. Agashaniko kamwe nakagurishaga amafaranga 5 y'icyo gihe. Yari amafaranga akomeye kuko ikiro cy'ibirayi wasangaga kigura amafaranga 15, 25. Ubwo rero kugira ngo byonyine uzabone kariya agashaniko, wamaraga nk'iminsi 2 kugira ngo uzakagereho. Ubwo ubuzima bwabaye aho ngaho. Ndiga mu wa mbere, mba mu wa 30, wa 40, umwaka urashira, mu wa 2. Kuko nakira gihe uzi ko bimuriraga abantu gutyo. Ariko Imana yakomeje kubana nanjye, irandinda baranyimura nta kintu nzi. Njya mu mwaka wa 2, barangera mwaka wa 2 nawo biba gutyo nyine. Nabwo ndi mukanja mu wa 3. Ubwo namaze kugira imyaka 12. Ku myaka 12 rero, ubwo niguriraga ikayi, nkimenye umwenda, nkimenyera na minervale y'ijana. Ubwo urumva ko natangiye guhiga nkiri mutoya. Iwacu ntabwo abantu bari aho ngaho nyine, no kujya ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko nshima Imana ko yabanye nanjye ikandinda mu mibereho yose nabayemo. Imana yarandinze. Noneho naje gutangira noneho kujya njya mu masoko, nkajya gucuruza amasekeni.
hahandi bajyaga mu isoko urabona harimo abantu bahamagara ngo imyenda 2 ni ijana, ijana, 200, 300, ngo tutabaye nzano kwa mukunda abantu imyambaro iragura makeya. Ebana ngikariso 25, isi ebana isuti 15. Ibyo byose narabikoze ebana kugira ngo mbashe kubona amafaranga, ariko Imana yonyine yo kabyara ebana. Imana yarandinze ingirira neza muri ubwo buzima bwose. Mbaho ngaho umwaka urashira ngira imyaka 10 n'ingahe, 13 mba mu ubwo buzima ebana. Njyana no mu wa 4 noneho mva nari nagiye gufata n'amafaranga, ishuri ndaryanga neza, ishuri rirananira, nibera uw'amaseke n'umwana w'isoko, nkajya ndema ebana naho ryaremye nk'abandi yundi 2,5, 200, tutabahenze imyambaro iragura makeya ebana. Ndayicuruza karahava ye, ndayicuruza ebana, ndayicuruza. Ubundi Imana ibigenza neza, ndetse n'ababyeyi bacu bakadufasha nyine kubyo byadanje, bagahingira igitebo cy'ibijumba, bagahingira isahani y'ibishyimbo ebana. Ubuzima bwari danje, bwari bukomeye cyane. Ubwo Imana itugirira neza, umwaka urashira, 15 iragera, 16 mu mwaka wa 2004 ndibuka nayo ifite inkoko mpanga n'umutipe w'ishuri yanjye cyangwa se inshuti yanjye. Hagezweho umuhanzi bitaga Mr Nice. Mr Nice yari umuhanzi wari ugezweho muri icyo gihe, Mr Nice, ndetse n'aba Alikiba wa Tanzania. Hakabaho n'undi mutipe w'umurundi ntabwo nibuka izina rye, ariko icyo nzi cyo hariho umusani bamwitaga Mr Nice kabisa. Muri bira Mr Nice yararirimbaga kabisa. Gusa ahantu twari tuzi twavugaga ngo Inyamirambo. Tuzi ko Inyamirambo bitewe n'abandi bateka bajyaga baturuka iwacu, twari tuzi ko Inyamirambo ariho hantu ebana haba amafaranga. By the way Nyamiryose ubwo twaraje twagurishije inkoko n'inkwavu twari dufite ebana, twamanuka ebana tujya gutega walayi, twinjira town ebana, tujya town ibaze kujya Kigali utazi weyeye shabyari umva kujya Kigali utazi, ibaze mwiyo myaka noneho, ibaze n'ubwo yakiri ibirukira amashyamba ibisaba ari byose ebana, tambuka bagafata nk'igisamba, ariko Imana igira neza. Ubwo twaragiye turatega hashira nk'amasanga ebana paka Nyabugogo City kabisa ebana. Tuba tuyinjiyemo tutaza ebana, kubona mu modoka mu cyaro, tutabona mu modoka abantu beza batandukanye ebana. Cyoza twabajije umukobwa umwe tubamubaza se Inyamirambo ni ebana, ahita twereka ahantu duhita tuzamuka tujya Inyamirambo. Dusanze ndetse nta murumuna, nta mukuru, nta muvandimwe, nta nshuti, nta n'umuntu n'umwe twari tuzi mu murwa, ariko turazamuka tujyaye Inyamiryose. Urumva tujya Inyamiryose turaramenya ebana, tugamye turatarasa. Ibaze kuba uri mu mujyi, nta hantu uri burare, nta nyoko, nta so wanyu, nta n'umuvandimwe mu murwa walayi sha ebana. Cyokoze Imana igihari. Ubwo nyiri isaha zarageze za nijoro, tugangika hariya ku muhanda hafi n'isoko Kimisagara, hari ikintu cy'igihuru ebana, tukigangikamo nijoro walayi. Mbega imibu urumva. Ikintu cyandaburije icyo gihe ebana, banyaye mu mutwe. Nyamirambo ntabwo bajyamo, aba yaje kwibeta, nyine aje kwihagarika tu ebana, twitsibye mu byatsi n'indani ebana. Umutipa nyara mu mutwe shaka gusakuza ajya mu mfuka umuntu ebaba we akoshara. Icyo gihe rero ari n'umurezi, urumva nagenderaga ku mukoboyi urumva wumva ko ubuzima bwari danje ubuzima bwari danje ubuzima twabubayemo ebana. Buracya
turatarasa tugera ahantu twumva ngo ni mu Biryogo bwa umusigiti, twumva ngo nihitwa mu Biryogo, turakata tutazi aho turi kujya, turaza tuzamuka hariya, kuko amahirwe tuba tugeze CH nabwo kugira ngo tuhamenye nuko twasomye tugasomana n'iriya hoteli yari imbere, bakatubona ngo ni Serena, ibintu nk'ibyo. Ebana buriya nyine twabayeho ubwo buzima. Uwo munsi duhura n'umusekirite wakoraga hariya imbere ya Serena, turamusaba nyine ngo aturangire akazi. Noneho atubaza aho turatubwira ngo turara kwa mushiki wacu, atubwira ati mwe mugende ubundi ejo muzagaruke njye mbarangira akazi ko gucuruza ubunyobwa. Yabaza akazi ko gucuruza ubunyobwa, kandi pandagari ewana pandagari yarayoraga muri icyo gihe abana bagigitagata ewana. Ubwo kuko ikintu cyabaye nyine twabwiye kwa mushiki wacu mu turara, we yaraje atubwira ati mugende mu gitondo muze kuzinduka kare kare saa 12 cyangwa saa 1 mwageze hano mbarangire icupa batujyane mu rugo. Twagendanye twari dufite aho turara se sha wapi, turagenda. Noneho hari ahantu ukase gutya ubura mu Biryogo, ahantu CH kari kontineri. Ebana kontineri baba bafite urugo rw'ibyuma, twabaga sasa rero nta hantu turara munsi ya kontineri kugira ngo tubone uko tujya kwa musekirite. Kandi hakurya hari ndagabaje agana haruguru umara kujya mu Kiyovu cy'abakirari kwa perezida. Noneho twavuga rero kugeramo munsi y'kontineri ebana badusaba imbaraga. Ebana turarinda yabigeze mu mugoroba mu kabwibwi nko mu saa moya Kigali abantu baba bakigenda, tuza dukambakamba duturuka hajya mu Biryogo. Tugeze hafi na kontineri hano inyuma nyine y'urugi, turangije ebana tukambakamba tururira, tugeze hejuru dusimbuka amaguru n'amaboko bikora hasi ebana nk'amapusi. Noneho babasikaye bahendaga babaje ngo mbega ibipusi bwe ebana, kandi mwana kandi ubwo ngubwo ni twebwe ebana, ni nkanjye kibobo nari natakayemo n'abayipusi. Ubwo se iyo operasiyo twayita amapusi ebana, iyo operasiyo twayita amapusi cyangwa se ebana banyita kibobo. Ubwo rero ubwo buzima bwose twabubayemo turaramo ebana shabu kimibu yaturiye. Uwari umunsi wa kabiri nyine twinjira mu rugo, turagenda mu gitondo kare kare nko mu saa 9 n'igice gutyo tubona batangiye gucya. Ubwo twaraye tugize gute dukana ducungana na baba tipe b'abasirikare hakurya ebana, harimo agahu ebana. Ubundi turangije turongera turombe kontineri dukambakamba twurira ibyuma nk'amapusi, twaje dusimbuka nk'amapusi. Turangije tugaruka twerekeza Biryogo, turagenda dukambakamba mu gahu. Tugeze hepfo tuhavuga twirukanga baba tipe baraturika baraseka baravuga ati mbega amapusi wese ariya yari amapusi mani ati si utwarinze itibaze wallahi nuko kandi bavuze ati utwarinze iki ebana. Twacishe ni gutyo umunsi wa kabiri urangiye twikoza hirya duhita dukata wa muhanda uri munsi ya CH kadukata nyine. Tugeze tuzamukira ku muhanda wo hirya y'aho Radio Rwanda yakoreraga. Ubundi tubagaruka twinjira tuza hajya hino kuri CH kanyine ebana. Umusekirite twamuhasanga yategereje, turagenda. Ubwo nta koga nta kugira gute ibintu byari danje, byari bikomeye. Ariko nyine hamwe Imana ni nziza, kandi Imana ni igitangaza. Yaturinda akazi tukabona tujyana pe dusanga ari nawe duha akazi, atubwira ati mwe muzajya mucuruza ubunyobwa n'abajyi mu byese ewana. tureye amagi twayiraguraga amafaranga 300 y'icyo gihe, cyangwa se 180 byatewe n'uko yure cyangwa se aturiye. Twubita igishoro n'ubunyobwa twaburaga 600 ikiro
ewana ubundi kabisa tuwacuruza byanagenda umujyi dutangira kujya tukata wumva twakanguka nimugoroba tukazirukana nawe tukaza tubucuruza cuza hasi yashika tukazenguka mu mujyi hirya ewana ibintu bigenda neza kabisa ewana nta kibazo nta n'ikibazo na kimwe rwose twenjoyinga nyine ubucuruzi nyine ubwo nyine turakomeza tubaho ngaho turakora tugira gute none bashize nk'icyumweru se cyangwa bibiri abana pandaga itangira kujya ishaka twirukanga nabi kameneka tugataha twahobye imayibobo zikabitwaka shangana abantu baje Kigali kera kabisa bakubitanye n'ikintu bitwa ubuzima ubuzima Kigali umuntu wageze muri Kigali ubu kabisa nta enjoying wabo hari abana bakoze cyangwa se bakubiswe wana ndataye ubwo nyine ubwo buzima tubamo nyine abona dutangiye guhomba arangije ngiye ko yakongera umwana bamwitaga bandusha n'imbaraga amayobozi kanyambura ewana nuko igihe kiza kugera kubw'amahirwe tukwita n'umutipe wari imbobi ikaze hariya mu mujyi w'iwacu turamenyana sasa rero ahita abwira imbobo zose arazibwira ati aba bana babiri none umwe uwo mutipe twari turi kumwe ba papa wabo bari bavindi bavuga ati aba babiri mugiye mugana nk'umuntu wabo bano azagira umuntu bakora wenda twacuruje ubunyobwa ewana bajya bavuga ngo uhagaraye n'ingoravoma ako kanya kabisa natwe twari tuhagararirwa niwe tugacuruza ubunyobwa n'amagi turacuruza ewana y'ibyumweru nka bibiri twaracuruje nta muntu tuvuga nta sibyo pandagari wakwipandagana pandagari yari imeze nabi yari kabisa ubundi pandagari ewana kanyabunyobwa ari ndayo ewana mageragere ni hano hafi none igitagata urumva niko byari bimeze ubwo ubuzima nyine turenjoyinga nk'icyumweru cyangwa bibiri ubundi ewana none kanyuma na nyuma none baratwara n'igishoro cyanjye baragitwara ndataha ewana ngeze mu rugo uko byagenze nyirarira ko yakorera siko bibaho arangije ahubita ikindi gishoro bukeye nacyo baragitwara ahangaha ati wowe rero kwa kandi ugomba kujya usigara ni wowe rero ugateka mugenzi wawe akageza agasanga watetse nawe ugasanga watetse ewana ntangira kwenjoyinga igikoni ewana bakajya si mubahwe ebana mujye mukora akazi kanyu mukubaye urumva ngenda bubaha iriya ni job kabisa mwebwe ebana mujye mutuza kandi ebana mukore job mwishimye urumva kuko ubuzima ntawamenya musaza nuko ebana job ndayitumika akamwite garafure cyangwa njye mwita garafure we arakomeza tumika job y'amagi n'ubunyobwa ubwo ngubwo tubaho ngaho nyine kabisa nyine we akajya agenda nyine agacuruza akavirisa bisanzwe ukwezi kwenda kuzura uzi ikintu cyabaye mva maze nk'icyumweru cyose ebana kuwa mbere bakayimwakagaruka nta n'icumi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ebana umunsi wa gatanu agarutse ntakiri araza aranga ati mubana none boss aranyica iminsi itanu yose na verisa amubwira ko banyambe none dore afite igishoro akaba abitwaye n'akabasi pandagari yapakiye arangije arambwira ati muvandimwe I'm going home ebana ntumbaza icyongereza yagitoga ngo I'm going home ngo ndatashye ibaze kuva mu mujyi mwana ugataha ngororero n'amaguru ari n'ubwa mbere none utazaba arangije abimbwiye nanjye nari maze gufura nkubita muri ya sashi batwaga nyine abantu baga bavuye i Kigali y'umweru imeze gutya nk'agafu gusa ikintu nakoze yarabimbwiye nawe kazi ntabwo nasigara muvande nasigara ewana tuba twize gahunda noneho sasa amakere story sha story none ubwo twiga gahunda arantwaye tujya gufata amandazi kuri butike kwa murokore noneho ati we sasa rero ugiye kugenda ufate ipaki y'amandazi ya tuzakora impamba dore mfite amafaranga 100 hano 300 tuzayagura injugu
nkata kwa murokore ndagenda nyine ntabwo bankubita ipaki y'amandazi ebyiri barazinkubita. Noneho ubwo nakoze bakimara kwiyama ntabwo narebye ngo ndebe inyuma ko bandeba, nahise gatanu muri rigori kubera ko twabaga hari Kimisagara ku isoko, mpita gatanu muri rigori babona ndirutse. Yewe we kubona nirutse rero baza baje kureba basanga ndimo ndarenga epfo. Bana ariko komera ati baratwibye. Bana banyiruka hari Kimisagara urumva banyirukaho izina ry'Imana banyirutseho. Buriya nayo nzi kwiruka kabisa. Banyirukaho ndagenda ngo ahantu mu gipangu nzi ko nahita sote epfo nkahita mbacika. Ngeze asanga ni kirekire sinabona aho kurira. Bana barafashe bankubise icyo bita ingumi y'irindazi. Bankubise ingumi y'irindazi mbona ubwenge burabuze wallahi. Ariko sha Imana ni nziza kabisa. Uzi iyi mihanda hano hanze mwana yaradusweje. Imihanda hano hanze yaraducanze yaradukubita. Ubwo ngubwo baba baramfashe nyine tunayambo n'indazi ntareba baramfashe bajyana mu gipangu twaho twabaga. Tuko gahunda zimeze ubwo jyamanye wa mushuti wanjye cyangwa se wa mukarafure wanjye yanyitabiye agaragara na bari muri yoooooo, ariko ntiyaza hafi yanjye kugira ngo batazi kumubona nawe. Ngeze mu gipangu hari umumama witwaga Dija twabanaga tumusaba nuko ikibazo kimeze. Aje ababwira ati rero amandazi ya nyuma yabonye bavandimwe, aba bana nimubagumisha ahangaha ntabwo shebuja akabasanga narabica, mubareke bigendere. Ubwo ubuzima nyine nuko bwatangiye bigenda gutyo. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo baraturetse. Ariko ingumi y'indazi nazireba n'ibiboko byinshi n'imigeri kabisa yo ku kibuno, yo mu mutwe, yo mu mbavu. Mana we mbega Kigali yaramenawe kabisa. Ubwo buzima sha tububamo gutyo ubwo buzima birarangira barandika ndagenda. Umve noneho tekinike yahise akora yahise akora tekinike ati tugomba kujya gute. Nanjye ngiye kujya ahantu dufata isukari. Twayaga tujya kwifata hafi hino ruguru ya Nyabugogo ahantu hagana hejuru. Ajyayo kabisa. Ngiye kugenda njyeyo naka ibiro 2 by'isukari naka n'ibihumbi 2. Byibura ibihumbi 2 turateka tujye Gitama tuzatureba agace iwacu imisozi iwacu turasiga tuzajya. Ajyayo akubita umutwe pe uranakunda ibiro 2 by'isukari barimo bakuba amafaranga barayabona bakata amafaranga nayo. Turamanuka dufata na za tosaze tuwasa tuguramo injugu za tuwasa. Twanje tutagura ibicupa tuvomye amazi ubundi dukubita n'isukari na sukari turagenda. Ubundi turamanuka Nyabugogo tureba ahantu twicarira bigeze mu saa 9. Uriya muhanda ujya Ruhengeri wamaze kwambuka ikiraro ubona ko hari amazu hariya. Turageze hariya dusanga hari umwana uri kujya undi ku gihuru ndakasha. Atubonye barikanga baravuga ngo turabajura, batwirukanye. Papa wari hariya witwaga ngo Haji, Haji twumva asohotse yirukanka ati n'ibiki bibaye. Ubwo ngubwo kumva uwo mukoboyi yari umukoboyi utuye aho ngaho nawe yarakwirira akana ko kabonye ibintu bikomeye k'agakobwa kaba karagutse by'amasigara aho ngaho. Ati n'abajura bawe banteye ahubwo se baye bajura. Ahubwo ati avuga ati rwose mutubabariye twebwe twabuze turara ntabwo turi abajura. Haje avuga ati bareke muze hano mbabwire. Turagenda asanga ni twebwe. Avuga se aba bana ntabwo ari abajura ntabwo nta nubwo izi ngizi ari imbogo. Haje ababwira ati rero bareke aba bana mubabarire. Atwereka ahantu twikubitira ingajyo hanze kwibaraza kuko kujyagiye kwizera umuntu byari bigoye. Imana uzi kumara kangahe. Haje aratubwira ati hawe mwicara hano ntimujya mu muhanda utagira icyo ibabaho. Ubundi mu gitondo nimba ibyo kuko mutayibwo mu gitondo mubyuke mugende. Tukubita inganje aho ngaho ubundi mu gitondo
tubyuka twambuka umuhanda tarasiporo ni erigitse, twagiye n'amaguru kuva mu gitondo saa 12, saa 9 twari tugeze Igitarama ku muhanda ugabanya Ngororero na Kibuye. Abyumvishe saa 9 twikuki tarasiporo ni erigitse, igiporezo cyacu ni isukari n'amazi. Muvandi, isukari we ni ingenzi, isukari ni ingenzi. Isukari yubahwe kandi Imana yo mu ijuru yubahwe kandi yumve ko nyishimye aho yagejeje ikora. Ubwo ubuzima nyine twagomeje kububamo nyine ubuzima bugenda bugomeza guhinduka nyine nuko nyine ubuzima burendereye nyine. Ubwo ubuzima bugomeza kutuzunguza, ubuzima buratuzunguza, ubuzima buratuzunguza nyabyo, ubuzima buratuzunguza kabisa. Noneho tugeze Igitarama nibwo noneho sasa byagenze. Ubwo twageze Igitarama nyine ubuzima nyine buratuzunguza ubuzima bwaratuzunguje, ubuzima buratuzunguza. Urumva ubuzima ubwo munsi rero ikintu cyabaye tugira gucya tuba saa 9 twicara aho ngaho tuvuga ati ahasigaye tuzagenda n'amaguru. Turangije sorry tubona hano turaza kugangika. None tubonye ahantu turi buze kugangika, ubwo ikintu cyabaye ni iki? Reka tujye kuhagangika. None badukubita ikintu bisa amabuye, uturabajura mana we, bakubise urutare cyangwa genda nk'urubobo rw'inyuma yanjye ubwo rutare rumfata banarapfuye. Ariko Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, ihabwa icyubahiro kuko yaturinze, kuko yadukomeje. Hari indirimbo ivuga ngo turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana, ngiyaduhetse ku mugongo wayo, ntacyo tuzaba, nta nubwo tuzaba, ntituzakorwa n'isoni. Mana ni nziza. Ubwo tuba mu ubwo buzima nyine tubagera turi bahandi hantu nyine tugangika ku ibaraza hafi hari Igitarama. Nabwo ni twari tuzi ko Igitarama usibye ko twari twabonye icyapa. Noneho tubona abantu, umugabo n'umukobwa badunyuraho badusuhuza tugangitsaho. Banje batubwira tubabwira ni byiza ko muri hasi, tubabwira ati twabuze ahantu ducumbika nyine twicaye hano. Tubabwira se mwajya kuducumbika hapi, natwe twabuze aho ducumbika, nuko baragenda badusigaho. Turagangika. Nanisinziraga njya amaboko akibera aho ngaho mu komando yirebe. Aje arankomanga bigeze nko mu saa 9 saa 10 abantu batangiye kugenda. Tarasiporo ni egitse. Dukubita umuhanda.
umuhanda turawugenda amakorosi ava Gitarama ajya Ngororero turayakata mu muhanda wa kaburimbo. N'ababeshye twarayakase kuko amahirwe tubona Nyabarongo iriya yo hasi ku Cyobo, aho twari tubazi ko ari iwacu. turayibonye turavuga ati twatashe iwacu ingurugunzu kwa Ngagisha. transport ages isaa 9 zindi z'undi munsi twari tugeze iwacu ingurugunzu kwa Ngagi. ubwo umva twarahageze abantu batubuyura umva agasuka kari karahindutse kuko twava mu cyaro gusa ntago ko twari tubizi. Ubwo nta kintu twari twaraje no gutumaza iminsi bitutoga, ariko mbere yuko tujya kugera mu rugo twabanje kunyura ahantu mwana twitera utuzi nyine ahantu abantu bajyaga kogera nyine. ubwo ngubwo tugeze iwacu baratwakira nyine batubaza niba tuvuye i Kigali, ariko bakibaza niba kuko i Kigali kuko i Kigali hajyaga umugabo agasiba undi. ubwo nyine ubuzima bubaho ngaho nyine turongera dusubira mu muryango turamenyera nyine bisanzwe. noneho iminsi ishira haciye icyumweru dusubira ku ishuri. tugeze ku ishuri abanyeshuri batubonye bumvaga ko twagiye i Kigali babona turagarutse. birabacanga abatubaza muvuye i Kigali, twavuga twe tuvuye i Kigali kabisa, kandi koko twari twarageze i town man. Kigali buriya gusa Kigali irigisha. ubwo buzima tubamo subira ku ishuri ndiga mu wa kane abone navirimo bisanzwe. noneho uko nyine nta kindi nyine cyabaye nabuje ndiga nyine bisanzwe, ariko nyine ishuri mbona bitavamo n'abajyana nisubira mu masekere. bareka babwira ikintu cyari gisekeje, uzi kugera mu mwaka wa kane utazi no kwandika izina ryawe. ntabyo narishoboye, yari Kiwowo. ariko izina Kiwowo impamvu ndikunda bankunda bari abana babaho bita imbobo. muri Imana irabakunda. ubwo nyine ubuzima bwabaye aho ngaho nyine nanjye ngomeza gushakisha udufaranga ukashibwinagwira nyine. dore ko na Jay Polly yavuze ngo ukuburiho nicyo gishoro ngo tajya business ko ari n'umenye icyo abandi bakoresheje ngo uziga ishuri ngo urushe na benshi ngo ubukene ubutera ishuri witwe cash money. ubwo nyine ubuzima bwagenze gutyo nyine, ariko Imana nyine irandinda asubiye mu ishuri biranga ngeze aho ndivamo. ndibuka umunsi umwe turi muri exam, mwarimu w'umumama wahigishaga yitwaga Jani. maze igihe kiri kuva navuka yarayigishaga kandi maze imyaka 32. wumva iyo myaka ashobora kuba yatangiye nko kuyigisha kera cyane. nshaka kuzamushimira kuba yaranyigishije inyuguti ya I. nubwo nageze mu kane ntazi gusoma, ariko ubu nonaha uwo ndiwe mbasha guhagarara imbere yanyu nkavuga ni ukubera uwo mwarimu witwa Jani. shaka ko igihe kimwe nzamushimira. turi muri exam araza arambwira ngo none se ushaka kwiga? nabwo ntabwo ushaka kwiga. ijambo arambwira ngo ntuzanagaruka niba udashaka kwiga. nuko ubwo buzima bubamo ngeze aho ishuri ndivamo. noneho shaka amafaranga amasekeni ndacuruza. urumva duhamagara nk'imyenda 200, 200, 250, 300 n'ijana. umwenda wa 15 wabaga n'uw'atanu. amafaranga cyegera afite agaciro. umva shimye Imana ko yandinze ikandinda ikangirira neza muri iyo myaka yose. Imana niyo yari imbere yanjye. ushobora kuzumva buno buhamya ukagira ngo nyine ni ibintu byabiraye. iwacu twarabatindi, reka tuvuge ko twarabatindi kuko twahingaga imyumbati, kandi imyumbati tuzwerera umwaka tukayikurira amezi 3. murumva ubwo buzima ntacyo twari dufite. ariko ndashimira papa wanjye cyangwa na mama wanjye
baraturwaniriraga bagahingira igitebo cy'ibijumba, nubwo papa yaje kwitahira, ariko ndamushimira papa na mama. Ubuzima bwaradukaranze, ubuzima buratujya, inzara iratujya, uzi kwambara igipira mani nta kabutura. By the way, inzara yaturiye buriya ni inzara. Umuntu yambwiye ngo arashonje ndamwumva. Nawe ufite utarigeze wumva inzara, umuntu nakubwira ngo arashonje, jya umwumva, jya umwumva. Nuko Imana igomeza kuturinda muri ubwo buzima. Nshaka amafaranga ndayabura, ndayashaka amafaranga ndayabura, ndakora ndihiringa, njya naho njya kuragira inka z'abantu, nabyo biranga. Nzakugaruka i Kigali, nzakugaruka i Kigali mu 2006, wumva imyaka yarashize, narihirinze byaranze. Ngaruka i Kigali kwa kangahe? Bwa kabiri. Ariko ngaruka noneho n'umuntu hasi, tuhazi tuba n'abantu, ducuruza ubunyobwa, nawe yacuruzaga ubunyobwa. Turakora tugejeje igishoro cy'ibihumbi 8, nayabikaga mu ikora, maze kugira ibihumbi 8 byanjye. Siko abatipe bacuruza muri Matewusi bacuruzanya ubunyobwa, ibyo ntabwo mwabyumva, ariko sinshaka no kubareba, sinshaka no kubavugisha kubera ko oya, ahubwo ndashima Imana ko yanditse nawe ikabarinda. Ibyo bintu na n'uyu munsi biracyanyubaka. Ndababwiza ukuri, ukuboko kw'Imana kutakuriho ntacyo twageraho, nta n'icyo twaba. Shima Imana kuba ndiho uyu munsi, kuko nabo twavukiye rimwe batariho. Harabize amashuri menshi bayarangiza bagahita bapfa. Ni iki twatanze? Ntacyo twatanze ngo dukunde turame. Ni ubuntu bw'Imana, nta n'icyo twabura twabugura. Ubwo buzima tugomeza kubamo mu mujyi, ayo mafaranga ntaje kujya kurangura Kiruhura, isoko ryabaga Kiruhura. Noneho uko wagenda nawe ufuraga, nabara kuwufura nkanika, nibagirwa kuwutwara, shanga dusanga bayatwaye, usanze bayatwaye. N'ubunyobwa twagiye kurangura turabubura. Amafaranga twajyanye ku kijyaba, ku kazungu, ya makarita bakubitaga kazungu, murayazi ariya nayo. Igishoro cy'icyabi nacyo kiba kirahiye, natwa tunina size mu ngo tuba turahiye. Sigara ndi mabya nkuko mubivuga, cyangwa se rubebe, ngo rubebe ngo nta kintu bafite, cyangwa se uzumva bamwe bavuga muri za teme z'ubu ngubu ngo ndi mabya. Ntabwo muzi ba mabya uko byaba bimeze. Nasigaye ndi rubebe mene, nta kintu ndiho, ndatigita biranga, muranunguriza biranga. Ariko Imana yari ifite ijambo, yafite ijambo. Nuko tubaho ubuzima buranga, buranzunguza, Kigali iransaza, Kigali irashwanyaguza, Kigali. Noneho ninjira mu kazi ko kujya gute ko mu rugo. Noneho ntangira gukora akazi ko mu rugo muri resitora. Twaravuganye 3, nkora amezi 6, amembe 5 warayi, ibaza 3 ku kwezi, no mu mezi 6 amembe 5. Gusa nakorera kangahe? Abakoresha namwe mumeze gutyo, muvugana umuntu ikintu mukagihindura, yabana muzisubire. Simbizi mba bakiri, ariko nimba murayo muzisubire. Ubwo buzima bwagomeje bubaho ngaho, ndastrugglinga, ebana birancanga, biranga neza, ariko Imana nyine ikamba hafi. Nkabona burije burakeye, ka kazi nakonza kukavaho, nshaka kandi kazi Gikondo ko mu rugo, ndakora ndapagasa nyine bisanzwe, twa dufaranga twinagwira. Nuko icyakora udufaranga nakoreye aho ngaho
naje kujya gucya bangutse 30,000 umunsi umwaka n'igice. Ubwo navuga ngacyata uwo natwe twaravuganye bitatu amenya umwaka n'igice cyoza 30,000 cash. Ndagenda guhama ihene iguramo 8,000 utuye ifaranga bakabatora. Nibwo bwa mbere wacu babajyanye kuri matora. Wumva ko nanjye natekereje iterambere ry'iwacu kera, ubu cyarenze ko nzaba mukire nkateza iwacu imbere. Ariko n'ubundi ntabwo ndapfa, hari igihe Imana yazanshirinze nuko ndayigwanye isigayo. Dore ko nari nagiye i Kigali nifuza kugura ihene ikazabyara inka se ko yagwaga makeya 40, 60. Wumva njye nagize 8,000 ihene izabyara nkazigurisha, mfite utuye cyangwa nkagura inka. Dore ko iwacu mu cyaro batashakaga ko tubaho, ntabwo bashaka tubaho. Uzi umuntu ukoroza inka, yamara kukoroza inka igeze igihe cyo kubyara yarangiza shahu akayiroga shahu we nyirayo shahu kugira ngo tutazanywa amata. Twaraziragiye zajya umunsi wo kubyara ntizibyare, zigakubita amezi 3 twaza abanyazo zikabyara. Ubuzima byari ishuri ry'Imana. Ahubwo buri Imana ni nziza kandi Imana irakomeye, kandi Imana cyo nkundira Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Ubwo buzima tububamo nibera i Kigali. Uzi ikibazo cyabaye, reka boss wanjye bamwibe phone rero, maze umwaka n'igice ngira gutema ko naramangiwe nani na mushiki we anzi. Reka bamwibe phone ati Batista bayitaga Kadogo. Kigiye bayitaga Kadogo, ati Kadogo niwe wayitwaye. Mushiki we ati Kadogo maze umwaka n'igice nta mafaranga nta kintu twabuze no twa telefone. Hahiriwe abantu bari gukora kubaka inzu bateye igishango. Uyu muyede yarayihitanye nyine cyaha kijya kijya. Ariko kubera Imana buriya njya mpagarara ku ijambo. Ntabwo mubisi mujye mwiga guhagarara ku ijambo, mutari mu mafuti mujye muhagarara ku ijambo. Nimba wanakoshije usaba imbabazi birangire. Fata risque pokariste mu buzima, dufata risque. Ndasezera uzi ngo naseze ngiye narasezeye nangira ubuzima. Mbona umutipe twari tuziranye aho ngaho wabaga ahantu nyine yibera ahantu mu kizu bari kubaka. Ndagenda turabana, uzi kubona ikiyede uvuye mu biryo mu muceri wawe. Babwiza ukuri twageze muri iyo minsi ubuzima badufite byaho twagwaga robo yakawunga twayitekesha ifurusheti ukavanga gutya ifurusheti kawunga itekereje ifurusheti urayize icece kimwe nabyo muzi. Twe twariye umwanda birenze n'umwanda, twarapfuye se tuzanarama. Nibaze kawunga irobo mukayitekesha kawunga yamara gufatana mu gapaso gutya umwafite gutya tukirinda kunywa amazi. Ubuzima bukendereye cyo nkundira Imana. Ariko Imana ni nziza, Imana ni igitangaza. N'ukuri ko Imana ni igitangaza. Ubwo buzima bubamaye meza yo 3 gira amahirwe mbona akazi ahantu Gikondo bita muko k'ibihumbi 7. Ndagakora igiporezo we, ndagakora wumva ndagakora sha. Cyokoze Imana sinzi iby'Imana nama y'Imana mutagatifu wambere wa padiri. Imana yubakwe n'ijambo ryayo. Uzi icyo cyabaye aburi minsi 7 ku itariki 23 sinzabyibagirwa sha. Omembwe tumwabyumva ajya gucya umukozi w'umumama yari ahari, agira gucya ajya ku kazi. Nanjye mu gitondo nasigaye ndakoropa televiziyo muri salo hari abantu. Njya kuvoma ahantu bitaga mu kobo, kubona amazi yabo byari ikibazo. Njya kuvoma njyana amajekani 6 kugira ngo yabone. Hari nijoro nka 10:00 amazi ndayabona. Ngenda nzamura imwe ngenda nereka kugeza igihe yose ngejeje mu rugo. 10:00 ngeze mu rugo mpita njya ku isoko Igikondo guhaha. Yabaye ibirayi ndaza nicaye ntangiye guhata. Umukobwa umwe avuye ku kazi nje mu nzu ati DVD ati DVD ndabari DVD muri sako kandi kuri sako ni hakirwa bayo gufuri runini
abantu rufungwa nawe utazi nawe ufunguza urugo rifite sibuze aba yasohotse njya ngo birarangiye kurera kurubye mu gitondo ihari kandi hiriwe abantu abazana umuyobozi w'umudugudu akuzanira ikawe ingufuri y'igare baramubise barankubita barayi ni ukuri kw'Imana ndangije mpamagara Imana yo mu ijuru ndayihamagara. Uzi guhamagara Imana ukavuga ngo Mana nguriye ngo kutanabara, kandi imagine uhamagara Imana ukayibura. Nahamagaye Imana ndayibura, ndongera ndayihamagara ndayibura. Urumva, ndayihamagara nayo irangije iranyihorera. Iby'Imana ni hatari, iby'Imana kambihorera. Ubuhamya nugirirwa amahirwe yo kubwumva uzabwumve. Nakubwiye ngo narakubiswe mpamagara Imana, aho bigezeho mfuka gutyo mu mukujya mu mutwe kujya ngo bajye bakubita bitewe bakubite bino bakubita umugongo bakubite n'akabuno. Urumva, baramubita mpamagara Imana ndavuga ngo Mana urihe? Imana ndayibura kuva saa 12 kugeza saa 3 nkubitwa. Ati brigade Gikondo, ati byagenze gute se kagenda? Turagenda ntabasha kugenda, ariko hari ijambo rimwe muri kiriya gihe 2 8 hariya wakoraga ahantu bagakubita ugapfa bakajugunya puberi. Umukobwa umwe w'umukuru w'uwo yaravuze ngo shango umusaza wagiye abari ngo ari gupfa. Ubwo musaza wese kibaza ngo yari umusirikare umusaza yomba mari karakaramba kuko n'ubundi baramubise makaramba. Rero baravuga ngo bagende muri brigade Gikondo, tugenda tugeze ajya karujya hejuru ku isoko nabasha kugenda. Basigaye mwira nanjye ndabahamagara ndavuga nti se mwabanguse tukagenda. Ntabwo ibibaza ahantu wari umaze nari maze hafi umwaka n'igice muri quartier nka nijoro saa 3 nkamagara abantu tugesha bamubise. Ntabwo nabasha kuvaho, nagendaga nikurura. Ijambo nibuka bavuze baravuze ngo vakiya kijura ngo cyananirwa. Ubwo ngubwo rero bamaze kungeza tumaze kugira karugira ntabasha kugenda. Uzi ntabasha uzi aho bagukubita wangiza kugenda bikakunanira. Baranjyana amahuje amerekeje bangeze Gikondo kuri brigade hari imbere yo kwa padiri. Twinjira brigade dusanga opeje barimo barafunga bagiye gutaha mu masaha 3:30. Abaje barinjira ati nzanye umujura. Opeje ati mwinjize. Niba barakwinjira opeje abantunze cya kibanda indembo. Ati ko sha ushobora kuvuga ibyo bandi aho wabyanye. Ijambo namwe nafanda aho kugira ngo ugiye kunkubita inkoni wandase kuko izo nakubiswe zirahagije, kandi ikindi gikurikiyeho ntabwo natwaye. Afanga ati ewe nabone bajya baza ati mu mujyana arabyukiye ku cyayi nk'abandisha. Baba banjijije kasho nkigera kasha abapampe baba barimo abakoboyi baba barimo nyine ati amaguru hejuru amaboko hasi. Kuvuga ngo kubita amaguru ku gikuta amaboko hasi. Hari ukuntu batsima mu mbongo cyo bakubita. Baba bamwise kasha ya mbere numva ibihaha bigiye kuvamo. Umukobwa w'imworura wagira gutya ati uwo mwana ko mutazi icyo yazize muramushaka iki? Bangirira ikigongwe wa mugani w'abashinga nahe sha bandekera aho ngaho nyine banyereka ahantu njyamahandi ajya ni rubojyo. Abakobwa bavuga Chantal nyine cya kindi banyara maraho abatipe bo bayita rubojyo cyangwa se muzehe. Ako nibazonje kuyitaho bajya bayita rubojyo se simbizi. Ako nibazajya bavuga ngo ni muzehe reka. Ubwo ngubwo narabyutse mu gitondo ngo kubyuka nanjye mu gitondo twabyukiye ku cyayi. Babatumanuye kwa Mbuga kwa Kabuga. Tugeze kwa Kabuga baradukubita, walayi baradukubise. Noneho njye nta nubwo nanazumvaga igisetsa kubita abantu babagabo ukabona barimo barana. Urumva mani kamubwiza ukuri nimba imyenda nanga. Urumva ikintu umupolisi yaramubise
yarankubise urumva barankubita kabisa. Afande arebye ukuntu bari kunkubita ibyo nakubwiraga ni ubwo ngubwo afande arebye ukuntu barimo barankubita. Afande biramucanga, abantu b'abagabo barimo bararira, ruhinja rwo ntirurira. Afande araza arambwira ati kaduhaguruka. Mba ndahagurutse. Ubu kubwo abakoboyi bari bankubise ukuntu gutya wicara ugeze gutya wikunje gutya, urumva umukoboyi yamparuzaga bote ku murundi hahindutse umweru, amaraso yakamye hahindutse umweru. Afande arebye arambwira kaduhaguruka. Arangije afande ikintu yakoze yarunamye afata gutya amatako yombi arakanda. Ntabwo mbizi nimba yarakanze agira ngo ashyiremo ubugome, ahubwo yarakanze mu mutima muri njye numva ndamushimiye, kuko yarankandiye numva neza, numva ni byiza. Nubwo ashobora kuba yarabikoze ari ubugome simbizi, ariko yarabikoze njye numva ni byiza. Nikubite saruti, nubwo nakuze ariko kabisa wakoze akazi, Imana izaguha umugisha. Baradukubita baratututura, barongera baradukubita kwa Kabuga barakubita. Ntabwo mbizi ubu ngubu nimba bagikubita, ahubwo nimba bagikubita nk'uko bakubise icyo gihe. Walayi abantu babikora ikintu nabasabira, umuvumo se oya, Imana izabagenderere bazakira agakiza, bazapfe bihanye. Mwabagabo mwe mukubita abantu mutazi ko bibye. Umuntu wankubise kiriya gihe amarira narize, reka mubabarire, ndamubabariye. Kuva 2007 kugeza uyu munsi n'umuntu wankubitishije ambeshya ngo namwibye icyo gihe nari ntaramubabarira, ariko ndamubabariye. Nawe wankubise ndakubabariye. Mbega inkoni. Noneho nageze kwa Kabuga namaze ibyumweru 3 hafi kwezi njyamisha inkokora, ikibazo kidakora hasi. Barankubise. Buriya abavandimwe reka mbabwire, bajya bavuga ngo gira neza wigendere. Yicuruza ubunyobwa 2004 nahuye n'umutipe wari imbobo mu mujyi, nkajya mu bunyobwa ari imbobo, amuco yicaye aho kwinywera korenga mu bunyobwa. Ariko igitangaje nageze muri gereza we andebye aramenye, kandi yashize igihe kinini kirenga, ibaze kuva 2004 kugeza 2005 bacemo nk'imyaka 3. Urumva ngayibaza, urabyibaza. Aramenya hako nayo polisi wandayize, arabaza ngo wazinda, ndamubwira ati babeshe ngo niwe muntu wankande, afata pomade, afata hano yajyamaga arangyamisha, arandwaza ukwezi kose. Izina ry'Imana, Imana izamuha, Imana izakumpera umugisha kugira ngo mve gereza. Ati byagenze gute? Wokabyara nyakubahwa Perezida Kagame ati abantu bose bataye bajye gufata ibyangombwa. Imana yamuvugiye, ariko Imana yajya muzahure na wa muntu nanjye najyaga nk'ubunyobwa ku muhanda. Babandi twita ibirara mwaba boss mwe, ukanyura ku mwana ari ku muhanda ngo yambaye nabi ngo ni ikirara, habe no kumubaza icyo yabaye cyangwa ngo umugurire irindazi. Igihe kizakubwira. Nagiye gereza ntibye, ntazi nuko byagenze. Ufite amafaranga ukagenda mu modoka nziza, ntushobora kugira neza umwana ubonye ku muhanda ngo nuko asa nabi. Ukabana n'umuturanyi ndi uzi ko ari umukene, ukajya umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa gatanu udashobora gusuhuza umukene ngo umugore byibura na 25 y'akangwa cyangwa y'umuceri. Igihe kizababwira. Umva
hashize ingahise tuva gereza tumanuka igikondo majeko duparamira ku bimodoka tujya Nyabugogo kuko zenene ntabwo nari kujya mu cyo ahantu nabanaga na wa mutipe twacuzaniraga ubunyobwa kuko bo ntibaye bazi naho mba urumva turagenda n'amaguru tugenda ku gikamyo tugeza kiba tugenda n'amaguru ku Kinamba twagera Nyabugogo none abakobwa twasohokanye umva nayo ifite n'amashumi abakobwa twasohokanye n'umukoboyi tugeze Nyabugogo barambwira ngo bagiye gushaka icyo kurya baragenda bazanye hajya wa muciro wasigaye hasi umusigi wawe uzi kurya umusigi wari umaze hafi ukwezi ntaki umucyo utagera mu nda ujya imvungure usigaye ujya imvungure umva uzikumara ukwezi utoga udakaraba intoki imvungure zijojoba amazi uzirya ni ukuvuga ngo inzara ziba zarashokomoye imyanda nta gukaraba mani nta gukaraba awishimye urumva icyo bita kugwara waradiyara ibaze kudiyara wangu wari ibigori umva waradiyara bigashira bikadiyara bikabye noneho kujya umusigi w'umuceri yewe ni nko kuva mu isuka ajya mu ijuru udapfuye urumva buri kintu abantu bajya bavuga umva uzwi nyabo bishaka cyangwa kunywa ubishaka cyangwa kurangiza ubishaka nibyo bintu biryoha bibaho ibintu bitatu kunyara ubishaka kunywa ubishaka no kurangiza ubishaka ibyo bitatu ibyo bintu biryoha ku iyi si ikindi cya kane cyabura ibiryo byabuze ibiryo bibuze wahita nibyo bintu bine aha ariko iby'ingenzi biryohera abantu ibyo bitatu kunyara ubishaka kunywa ubishaka kurangiza ubishaka umva byageze nko mu masambiro bavuga ngo tujye kuryama ngira ngo tugiye kuryama ahantu heza kumbi kabisa etaje y'abakoboyi bari abanyabugogo bose umudugudu w'abari abakoboyi mubona Nyabugogo umudugudu w'aba bakoboyi mubona Nyabugogo ririya shyamba ryo hejuru hari mu kwezi kwa kane tuzamuka muri ya shyamba ngira ngo tugiye mu nzu ngiye tugeze hagati mu ishyamba mbona abakoboyi batangiye kwegama ku biti mbona bamwe bararyamye imvura yaraguye abana baragona ku mizi ya pinusi yewe nicaye ndeba muri Nyabugogo nanjye ndavuga ni Imana ririya tara nirizima namenya ko bukeye n'abeje naraye ndeba nko mu masaa 10 itara barejimije ndavuga ni burakeye tumanuka ibaze kugira ngo umare ukwezi utoga imvura ikunyagire mu gitondo muri Nyabugogo mana we ubwo nabonaga nta yindi shusho afite mpita nerekeza mu Kivu kwa wa mutipe twabana ngeze asanga nawe yaratashye dore ubuzima dore gukubitwa nta mwene wacu bana buriya ngo nta mujepo yaravuze ngo nta muvandimwe mu murwa baho ngaho nk'icyumweru bana nyine kubera hari abantu twatuzanye nyine yenda nararaga mu nzu ariko ndanoga ariko bana nta buzima reka ngo nzikore ngo subiye hahandi ngo bamfungishije yewe ngo ngiye kureba ibyangombwa ya papa n'imyenda nagezeyo usanga bari gushaka icyangombwa kinjyana he kimanura izi nefu abakire nk'abo cyangwa abakoresha nk'abo bana muri abatindi kubeshera umuntu ngo yakwibye utazi ko yakwibye nta n'ijyanwa kigaragaza gusa ngo wabuze ikintu ngo yakwibye ubwo ni ubutindi Imana ntizababarira mu byihana bana nakubitanye n'umwana w'umukobwa wo kwa mudugudu wakoragayo arangije arambwira ati uzi ko babana bagufungishije bavuye mu rugo kureba ngo bashaka urupapuro rukumanura ye arambwira ati katana mu miyenzi muko Imana izaguha umugisha mwinshi cyane umva yanyetse ahantu nka kuvuga nagiye kubita nk'umwaka ntasubira igikondo wowe kabyara usubira igikondo rimwe ingeri igikondo nasubiye gutembera mu bitari na wa mukecuru wabo bavuga ngo ni mu cyice yicaye ku muhanda
aho yabaye igikondo yatuye byamunaniye nyimubona naratekereje se uzi noneho kugira ngo bavuge ngo ngo bagiye kumufunga nanone mani dizi nefu bazi kujya dizi nefu ntiwibye ntiwishe ntiwagize gute nta nikosa na rimwe wakoze cyamuvanda imana igira neza kandi imana ishobora byose waraye nararebaga nkibaza se kubera iki ibi ngibi bishobora kuba ariko ndashima imana ni nziza kandi imana ni seriye buriya niba hazagira umuntu ukubwira cyangwa se ngakubeshya urumva biba aho ngaho umva ndacomotse maze gucomoka mpita ngenda nyine nisubirira mu kiyovu cy'abakene nta hantu niberaga nyine hari ugupfusha nyine nta bundi buzima nyine umuntu yagombaga kujyamo nyine kwari uko nguko nyine ndagomya ndatigita nza kubona ahantu akazi ko mu rugo siko mu rugo ndagenda ndagatumika nza gukubiteramo n'umutipe ukodeshagamo naranyikundira kabisa yajya asiga injyato nshyashya sinayikazi asanga nazimwanuriye cyangwa se yasiga imyenda ye agasanga nayitunganyije neza ngukubita agapasi buriya rero bakadogo mujye mufata bariya bakoboyi baba mu bipangu bakodesha umuntu bafate neza bariya bashobora kugukorera ubwo nibwo naje kugira gutya nkubitana n'umukoboyi umwe tipe w'imfura cyane witwaga Alex umukoboyi aranyikundiye amaze kunyikundira sasa rero reka nkubwire ngo wimbwira urangire akazi cyangwa icyo nagukorera umva kwiga sinaye mbishoboye gucuruza sinaye mbishoboye cyangwa ikintu navuga ati uzareba ikinkwiriye rero na rimwe mujye mwiga gusa cyakoze nyine nk'umuntu mukuru yarambwiye ati rero nzagushakira akazi kisumbuyeho akazi kisumbuyeho nyine cyakoze agiye kunshakira akazi 2008 yahise ankubita akazu mu mudugudu Nyarutarama k'ibihuka inote ya veni mvuye kurangaye bine umwarimu icyo gihe yahebwaga 25 simanange umva naye nkafashe ziveveni mwarimu yahebwa 25 yari amateka akomeye cyane nazigera nibagirwa mutipe yangu imana ijye umugisha kabisa ntacyo ndabona ndamu ariko njya musabira umugisha ubwo byabaye aho ngaho ndapagasa dore ko naje Kigali nshaka iki nginka ndapagasa nkubita amezi 990 mbika 10 mageze 90 yongeye kumemba mpita ntega njya kugura akanyana k'ijana mu cyaro story rero ntabwo muyizi ukuntu byari bimeze ubundi wacu twaragiriraga abantu twabaragirira nyine nk'uko nabitangiye mbibabwira mana we uzi kugira ngo uragire umuntu inka atifuza gutera imbere ngo uzatahire ifumbire gusa igihe cyo kubyara inka igeze urabyumva bakayizenga ikamara amezi 4 yarayigeze igihe cyo kubyara igahagarara byakwibera ukayitanga wayigeza igahita ibyara yumvise ikintu muruzi kigaye mvuga ni mana ngomba kugira inka wacu kandi kabyara maze nyiguze inyana yo kabyara igiye kubyara irazibyara kubita bwa mbere hasi inyana kubita bwa kabiri inyana banati noneho barakize umuhungu wabo yita Kigali ariko sha umva ibintu byo kwiba nibijya bimbamo ariko baravuze ngo kwiba iya gatatu kubita hasi inyana sasa rero tutangira tuva mu gice kimwe tujya mu kindi yewe dore none ishyari uzi ishyari cyo mu cyaro babangije bacishaho gashiki kanzi bagacishaho karitahira ikindi barangije
bafashe muzehe noneho sasa bamukubita iki, byamukubita ikirozi ngo yateye imbere ngo umwana we ngaramukijije. Wowe ega mashya mu cyaro Imana ibana yo kabyara yatugwanirira muzehe arakira ebana bibaho ngaho kabisa, turasitiragoringa ebana, ubuzima ni danje, turihiringa ebana, muzehe arakira pe arakira. Ariko nshaka kuzabaha ubuhamya bw'ukuntu muzehe yakize, nubwo yaje kwitahira nyuma, ariko nzabubabwira. Mbaho ngaho nanjye ndakomeza ndapagasa urumva. Uri kera giye banyitaga kibobo, cyangwa bakanyita ise y'imbwa, cyangwa se bakanyita iki urumva. Ariko shaka kuzabereka ko uwo wisimbwa cyangwa se uwo bitaga kibobo ubu yabaye umugabo. Ubu ndi umugabo urumva, mfite icyo kuvuga, mfite n'icyo guhamya.